reka nkubwire. Let me tell you. Kubera ko Because ibyo watwemereye wabikoze. what you promised us, you fulfilled it. Yewe na madamu tuguhaye inka. I and my wife will give you a cow. Singa yo muri envelope. It is not the cow in an envelope. Oya, No. ni nk'ifite amahembe. It is a cow with horn. Imana iguhe umugisha. May God bless you. Habwa umugisha n'Imana. Be blessed by God. Urakoze cyane. Thank you very much. Yesu ashimwe. Ubu yagiye araza kugaruka mu kanya. Yesu ashimwe cyane. Nanjye ngira photocall. Wa mugani araka video kigeze gutrendinga ko umugore wanjye avuga ngo ntimugire ngo nitwize ngo turasoba. Bwira mugenzi wanjye ngo buryo urasobanutse. Naravuze ngo natwe turabishoboye kuba abasirimu. Yes, we can. It is very possible. Twarize, yego, dufite akazi, turasobanutse. uzi impamvu dusobanutse? Kuko turamenya duhimbaza iyatumye dusobanuka. Hallelujah. Hey! Now, reka nkubwire ntugire ngo uyu mugabo yasaze. Nta bigwi ngiye kuvuga. N'ubundi byose n'Imana yabimpaye. Ariko ntugire ngo n'amasomo nabuze. Among the bachelor degree holders, nanjye I have it. I'm an owner of a business. I have the most beautiful woman as my wife. Ishyari niba ari kuriye nta kibazo. Nturi buze kumurarana n'uwanjye. Ariko hallelujah! Hallelujah! Utagira ngo namukuye mu nzira agenda. Uzabaze. Bwira mugenzi ngo uzabaze siho babakura. Utagira ngo byaratugwiririye di. Afite imyaka 7 mfite 13 murusha iyo ngiyo nyine wumvisha. Niho twatangiye gukundana. Utagira ngo byaje gutyo. Hello. Avuga ijambo wambwiye. Naramubwiye ngo basore mwumve ibintu byo kuzana ibyanditswe. Buretse gato kubizana turabizi twese. Namubwiye ngo ngukunda nko kwifikunda amazi. Hey! Ariko murabizi ko iyi fi bayikuye mu mazi birangira. You better go deeper. Now, ntumugire ngo turaza kubirataho. Ndabizi ubu YouTube baraza kuvuga ngo urabona nguko bameze. Umva reka mabwira igituma dukomeye nuko bitaje ejo. Ntago tubanye ejo. Turaziranye tuziki Imana yatuvuzeho. Ngo urabona ngo reba ukuntu bangana ngo uramenye di ntugire ngo namukuye mu muhanda. Iri ni isezerano ubona ryambaye umubiri. Kuko nimwumve mutagira ngo ni blague mutagira ngo turi kwigirisha. Nukuri pass ugiye gutufatiraho. Pardon. I observe protocols, but tuvuma ku isoko imwe urabizi iyo kabaye kaba kabaye. Wumva icyabaye haciye imyaka 12 agenda uko njya handi tugiye guhura ntiyamenya sinamumenya. 12 ajya kwiga Uganda nguminaha maze umva hano twahuriye mu giterane cyitwa Overflow kuri CLA. Imana irambwira ngo uyu muntu afite depression, afite agahinda kenda kumumena umutima. Kubera iki? Bullying, kumuvuga cyane. Yigeze kunywaho acide, yanyweyeho vinaigre kuko bari bamushyizeho pressure ngo nananuke, imwica igifu. Kandi nagutse mu ishusho y'Imana. Kandi Imana hari uko yakugenje my lord. Ibi ndabivugira iki mutajya ngo twaje kubirataho.
panya tubabwire ngo ibingibi turi gukora ntugire ngo naje kucyasa, naje kugira ngo utere courage, natumwe na data, sinari kuba ndi hano. Iyo ni Imana ibizi, sinari ndi kuri gahunda, ntago nari ndi kuri gahunda y'igiterane. Imana irambwira ngo uyu mukobwa afite igikomere, yatekereje kwiyahura inshuro mudashobora kumva. Yigeze guhagarara avuga ati ndagiye. Imana irambwira ngo mufate ukuboko musengere. Sindamenya ko ari Tracy Agasaro twakuranye. Ndamwe urumva hashize imyaka 12, muheruka afite imyaka 8. Ubu nguba afite imyaka 20 n'umwe gutyo 20 aho ngaho. Ni umuntu wahindutse. Ndamufashe ndamusengera ukuboko, apana bya bindi byanyu ngo nararezwe. Mufate ukuboko turasenga. Ndambwira ngo kuva uyu munsi ibihe bya birahindutse. Kuva aka kanya ibihe bya birahindutse. Kuva icyo gihe Imana ihabwa icyubahiro, RBA irafunguka n'ibindi. Ariko wumva igikomeye, hashize iminsi mike ndamaze, ariko ntiwaba uri Gasaro wakuriye kuri Godiyari? Ati ninjye. Nari namubwira ngo ninjye wa wundi. Akaruru ntago nakumvishije. Yes. Ni mwumve rero impamvu tubivuga. Kwa kune namwe ngo ninjye wa wundi, niko nawe uzavuga ngo ninjye wa wundi. Nuzuye agahinda. None bigenze gute? Zamura amaboko. Umunsi uzagera nawe uzuvuge ngo ninjye wa wundi. Nanya nkubwire ngo birashoboka yuko mu gitondo ijoro niho rigitangira, abakozi Imana bagiye kuzamuka, Imana iribuze kubakoresha mu gitondo. Nutaho usange situation yawe yahita. Ijambo rirambwira ngo ahari kurira, ariko bigenda bite mu gitondo. Ngiye kugusaba wirate kuri situation yawe, ubwire ngo ntago nzarira kugeza iteka. Come on, niba ufite situation yibwire ngo come on, ntago nzarira kugeza iteka. Umva, yibwire ngo igitondo cyanjye cyageze. Wishyiramo amafiere, uzi icyo ukeneye, vuga ngo igitondo cyanjye ni iki. Turangiza tuvuge ngo ninjye wa wundi wahoraga imbere yawe. Ngarutse gushinga. Ongera, ninjye wa wundi wahoraga imbere yawe. Wuzuye amarira. Ngarutse gushinga. Abagabo, wowe wanguye w'isoni, wumvise gusenga kwanjye mu bihe twose. Wampaye icyo nasabye. Twese wowe wanguyeho, wowe wanguye w'isoni, wumvise gusenga kwanjye mu bihe. Nukuri arakora.
wahunga inzira mu bushake zaburi ndirimba zaburi ndirimba siya zaburi ndirimba siya bena mutima wari wahunga inzira zisanzwe ukagendera ahandi ahunga inzira anyura mu dusese kandi twita maseze mashimwe y'abandi arebe mu madirisha abandi bata maze Yesu yo kabyara Yesu ta yagize ate ara haleluya haleluya hey noneho ntimubafashe haleluya munyemerere dusirimbeho munyemerere dusirimbeho iminota 2 ubundi ubwire mwabindimo mwese mwe wagifuwe chini ya ulinzi chini ya ulinzi birashoboka ko dusirimba kandi twihutisha n'utugendeshe bose muri tayari are you ready muri ready yes 1 2 let's go muone Yesu yu mwema muje 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 muone Yesu yu mwema sana muje muone Yesu yu mwema muje muone Yesu yu mwema sana muje muone Yesu yu mwema
manure, maze twajya tumanuka manure, manure, manurera we, iyo mana we, manurera, mana we, mana we, mana we, mana we, ibisimba n'abakuru n'abaserafi byose bivuge kuruwera, natwe usanga wiremeye twature kuruwera, mana we, bivuge kuruwera, imirimo myiza uhora ukorera abantu bawe bavuge kuruwera, kuri mwami natwe twabona tukwitura uretse kugushima, manurera we, manurera, mana 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 we, bakore subscribe taking subscribe kuri Suni TV Guys, subscribe please, Suni TV.